Kagame n'agatsiko ke bajya gushinga ibyo bashingiye Uganda babishinze ari abantu 23 ntago barengaga, niyo barengagaho. Ariko ibintu abantu bashinze barenga ibihumbi 10, ibihumbi 50 byarasenyutse burundu, n'uyu munsi nta cyerekezo bifite. Kandi Kagame bari 20 bangaye urabona ko aho bagejeje isi. Ibintu rero nibyo nkomeza gusaba impirimbanyi bene wacu, tubabajwe nuko Kagame na FPR bakomeje kutugirira nabi kandi badafite n'umugambi wo kuzahagarika ubugome bakomeje gukorera abanyarwanda n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bituranye n'u Rwanda. Ni ngombwa yuko natwe tugira ubwenge buzima tukagira gutekereza neza, ibidutanya tubyirukane tubikureho, aho gutandukana na mugenzi wawe ushakisha izindi nzira wacamo, umwigisha ukuri kwawe nawe akumenye kugira ngo mugenane neza. Birashoboka wenda kuba bitazakunda 100%, ariko tugerageze umutima w'ubugome dufite wo kwereka abagenzi bacu tuhishe, tugaragaza ukuri kugira ngo tuzagendane neza. Ndagira ngo mbabwire ko uhereye igihe Rwarakabije yateraga mu Rwanda, abanze kumutabara uyu munsi ntago ntekeza ko aribo bariho neza kurusha uko wabayeho. Ariko ikintu iyo umuntu akivuzeho usanga abantu bamwe bajya hariya bakavuza induru cyane bagira gute, nyamara kandi hari ubwo hari abandi bashobora kuba bafite imitima imeze gutyo, nk'uko babona ko Ingabire baramushoye, nk'uko bamwe babivuga, arajya mu Rwanda. Ubu ikintu kiro no kwiga abantu bivugira ngo impirimbanyi yacu mwarayifunze, nyamara habuze abantu bishyira hamwe ngo bavuge bati Ingabire si ufunzwe wenyine, ahubwo afunzwe abantu umubare uyu n'uyu. Reka dufate iki kintu tukijyane ku icyo nakita table ronde, Kagame akibazwe nk'umuntu wononye uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku rwego runuru. Abo bantu barabuze kubikora gutyo. Usanga umuntu umwe avuga ati manzayo nugerayo urasanga nakinze, bamanzi bakwicireyo ngeza abanyeberaga nzaza mbishaka. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwaka ari umwaka tugomba gushyira hamwe tugatabarira hamwe, tugahuza ibitekerezo byacu tugashyira ingufu zacu mu kintu kimwe, hanyuma kandi tukanumva ko inyungu z'intambara n'ingaruka zazo tugomba kubisangira no kubifatira umwanzuro wabyo twese turi bamwe. Ariko kibaza Kagame yubakiye nde? Ese yavanguye abantu gute kugira ngo yubakire bamwe bagira aho baryama abandi basigara ari bambaye ibobo? Ibukumva ari ibintu bikomeye cyane. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunze ba Ndenganura TV, impirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho muherereye hose ku isi nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Munyemerere rero nongere nsuhuze by'umwihariko abantu biyemeje kuba abanyamuryango ba Ndenganura TV, bamaze kugera mu bihumbi bikaba muri 4. Mbonereho no gusaba namwe bandi ko mwumvira ijwi rimvuga ry'ikinyarwanda, ko namwe mugomba gukora subscribe mukemeza kuba abanyamuryango ba Ndenganura TV. Ndasuhuza cyane by'umwihariko nanone impirimbanyi zose aho ziva zikagera, nubwo zaba zifite ibyo zitumvikanaho, ariko umuntu wese wahagurutse akemera kugaragaza ubugome, ubugizi bwa nabi, agashyira ukuri ahabona kubirebana n'ibinyoma by'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR inkotanyi ye, uburyo inzira zose yaba yaranyuzemo abikora, ubwo buryo bwose nuko yagiye abigenza, ariko bikarangira afite icyo agaragaje cy'ukuri. Ndamushimiye cyane. Nubwo haba wenda ko yaba yarabigenje yaba atarumvikanyeho na bagenzi be, ndagira ngo mbabwire ko kuba abantu batarumvikanye mu myaka yose irenga 30 n'ingahe imaze gushira, Kagame na FPR bamaze kwicara ku bantu babica nabi, babambura imitungo yabo, bakabakorera ibibi n'ubugome byinshi bitandukanye. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 wari ukwiye kuba umwaka w'ubwumvikane ku bahirimbanira ku butegetsi bwo mu Rwanda bwahinduka, ingingo zitumvikanwaho hakavaho ubuhezanguni, bwo hakajyaho icyo nakita ukuri ku cyabaye, hanyuma abantu bakumvikana bashingiye ku kuri. Hanyuma 2026
njye ntago ndifuriza abantu ngo mwite umwaka w'amahoro, ahubwo njyewe nawise umwaka w'intambara no kuyitsinda. Uko iyo ntambara izaba ingana niba ari imwe cyangwa ari nyinshi, intambara tugomba kuzirwana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 kandi tukanazitsinda. Ni ukuvuga ko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 uzajya kurangira tubyina intsinzi. Iyo niyo ntego yanjye, niyo ntego yari ikwiye kuba y'impirimbanyi yose, kandi ibi nkabasaba abanyarwanda n'abandi bumva ururimi mvuga kubigiramo iki, kubigiramo umuhati no kubigira intego zabo, kubera yuko nababwiye ko kureka ubutegetsi bwa Kagame na FPR bugakomeza kubaho mu Rwanda, niyo wabureka umunsi umwe buba bumaze kwangiza ibintu byinshi cyane, ku buryo kuzashyira ibintu mu buryo hashingiwe uko ubutegetsi bumaze kubyangiza n'igihe bwawe bwo kwangiza abantu n'ibintu bishobora kuzagorana. Aha rero twirengagize ibitubuza gufata ibitekerezo bizima cyangwa se gutekereza neza, twirengagize ibitubuza gufata umwanzuro mwiza wo kujya mu rugamba cyangwa se wo kurwana intambara izatuma dusubirana uburenganzira bwacu, byaba ari ibyo dutunze, yaba ari abadukomokaho, zaba ari inshuti zacu, yaba ari n'indi migambi dufite, ibyo tugomba kumanza tukarangiza, n'ibyo dutegereze bindi tubishyira inyuma y'ikintu cyose kibaho, dushyira imbere Imana yaturemye, dushyira imbere n'urugamba, hanyuma ibindi byose nitumara kurutsinda nababwiye ko ibintu byose bizagenda neza kandi bizagera ku mugaragaro. Hari umuntu wigeze kunyereka ikintu nakita wenda ko ari ikintu cy'ubutunzi, arambwira turareba nka kiriya kintu kiri hariya di, ariko kubera ari impunzi nanjye nkaba ndi impunzi, narambwiye nti rero ibi twebwe twafashe igihe cyo kubikuraho amaso yacu, kubera ko igihe cyose uzagira ikintu uri mu buhunzi, mwarumvisha abari Tanzania ukuntu bagiye babakurayo imitungo yabo bayisizeho, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, si n'ubwa kane, si n'ubwa nyuma. Tanzania wakoze ukagira icyo wungukirayo, iyo ugiye gutaha iwanyu uragisiga. Impunzi zahungiye mu burasirazuba bwa Kongo zihunze Kagame na FPR ye babicaga umunsi ku wundi, ntekereza ko uyu munsi abagifite y'ibintu baharaniye cyangwa se bakoreye bagezeyo ari bakeya. Ibitero byose simusiga Kagame akomeza kugenda agaba ku mpunzi zamuhunze, hari ahantu hapfiramo abantu benshi, bagatakariramo imitungo myinshi, kandi nta mugambi n'umwe Kagame afite wo kuzabareka mu gihe azaba akiri ku butegetsi, cyangwa se ubutegetsi bwagiweho n'abo yifuza ko bajyaho, bwagiyeho ku bwumvikane, butagiyeho ku ntambara. Niyo mpamvu rero nakomeje kujya mbwira abanyarwanda ko si byiza yuko umuntu uri mu rugamba aharanira gushaka ubutunzi cyane gusumba uko yaharanira gushyira imbere ibitekerezo bya politike n'imbaraga afite zatuma ashobora kuba yarwanira uburenganzira bwe no kububona. Abantu benshi bibwira yuko ngo urugamba twamaze kurufata turushyira mu maboko y'abandi bantu tutazi, ngo nibikunda ngo bizakunda, ngo ubuhanuzi buvuga gutya, ngo bizagenda gutya na gutya. Nyamara tukirengagiza yuko ubuhanuzi hari igihe Imana izikabwira abantu ibintu koko ari iby'ukuri, ariko abantu batakemera kureka iby'Imana yari yarababwiye ngo bareke kugira ngo izabagirire neza, n'ubundi ibyo yari yarabasezerana bikagenda bikarangira igenje gute ibiretse. Abantu rero bicaye biringiye iby'ubuhanuzi, ngo naryama nasinzira ngo igihugu bazaye ngo intambara ngo zizaba, ngo ibintu bizagenda neza, ngo bizarangira, nyamara bakirengagiza ko hari iby'Imana yababwiye kureka n'uyu munsi batari bareka. Rero ndagira ngo mbabwire ko Imana nubwo yatugirira neza, ntabwo bisobanuye yuko ufite ibitekerezo bya politike cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba yarwana akwiye kugenda akiryamira agategereza yuko ubutegetsi buzakurwaho n'ibuye rizava mu ijuru, hanyuma rigahamagara umuntu wiryamiye ari mu nzozi arimo arota kujya kwigira mu bindi, ngo ngwino ujye ku butegetsi ngo twabugufatiye. Ibintu ni ibintu bidashoboka. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ari umwaka njyewe kamwite uwa nyuma kuri njyewe w'intambara, kubera ko uyu mwaka nduramo kurangiye mbona nta kintu na kimwe cy'icyerekezo cy'intambara kibayeho kuri njyewe. Intambara nzayivamo burundu, nemere mbe umuturage unkorera ibyo ashaka bikore,
ubwo nshobora kuzahindura kariyeri nkajya mu bindi tu semporomo. Ariko kandi wumve ko niba Kagame yaradutesheje imiryango yacu, akadutesha imitungo yacu, akatugirira nabi, akatwambura ibintu byose bibaho mu isi, kugeza n'ahanyambuye ubwenegihugu nkanjye nkaba narahuze nta bwenegihugu mfite, kuvuga ngo ngiye guharanira ibindi bintu runaka ngo nzatungire mu isi, ibyo ni ibintu bidashoboka. Hari hakwiye kubaho gushyira imbere urugamba. None uru rugamba Kagame ushingiye ku kuntu u Rwanda rwari rutuwe, ntabwo byashobokaga yuko abantu bakeya, cyo nagita ngo ni minorite, bashobora kugirira nabi akarere k'ibiyaga bigari, bakagira n'abanyarwanda bari majorite. Uyu munsi ugasanga abari majorite nabyita yuko no kubona aho bari baherereye ubu bisigaye ari iki, ari amateka. Ubwo icyo mvuga minorite na majorite murabyumva neza, ntabwo nyigarukamo numvisha abantu bakomplayininga cyane. Ariko Kagame n'agatsiko ke bajya gushinga ibyo bashingiye Uganda, babishinze ari abantu 23, ntabwo barengaga, niyo barengagaho. Ariko ibintu abantu bashinze barenga ibihumbi 10, ibihumbi 50 byarasenyutse burundu, n'uyu munsi nta cyerekezo bifite. Kandi Kagame bari 20 bangaye, urabona ko aho bagejeje isi. Ibintu rero nibyo nkomeza gusaba impirimbanyi bene wacu, tubabajwe nuko Kagame na FPR bakomeje kutugirira nabi, kandi badafite n'umugambi wo kuzahagarika ubugome bakomeje gukorera abanyarwanda n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bituranye n'u Rwanda. Ni ngombwa yuko natwe tugira ubwenge buzima, tukagira gutekereza neza, ibidutanya tubyirukane tubikureho, aho gutandukana na mugenzi wawe ushakisha izindi nzira wacamo, umwigisha ukuri kwawe nawe akumenye kugira ngo mugendane neza. Birashoboka wenda kuba bitazakunda 100%, ariko tugerageze umutima w'ubugome dufite wo kwereka bagenzi bacu, tuhishe, tugaragaza ukuri kugira ngo tuzagendane neza. Ndagira ngo mbabwire ko uhereye igihe Rwarakabije yateraga mu Rwanda, abanze kumutabara uyu munsi ntabwo ntekeza ko aribo bariho neza kurusha uko wabayeho. Ariko ikintu iyo umuntu akivuzeho usanga abantu bamwe bajya hariya bakavuza induru cyane bagira gute, nyamara kandi hari abandi bashobora kuba bafite imitima imeze gutyo, nk'uko babona ko Ingabire baramushoye, nk'uko bamwe babivuga, arajya mu Rwanda. Ubu ikintu kiro no kwiga abantu bivugira ngo imirimbanyi yacu mwarayifunze, nyamara habuze abantu bishyira hamwe ngo bavuge bati Ingabire si ufunzwe wenyine, ahubwo afunzwe abantu umubare uyu n'uyu. Reka dufate iki kintu tukijyane ku icyo nakita table ronde, Kagame akibazwe nk'umuntu wononye uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku rwego runuru. Abo bantu barabuze kubikora gutyo. Usanga umuntu umwe avuga ati manzayo, nugerayo urasanga nakinze, bamanzi bakwicireyo, ngeze abanyebiraga nzaza mbishaka. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwaka ari umwaka tugomba gushyira hamwe, tugatabarira hamwe, tugahuza ibitekerezo byacu, tugashyira ingufu zacu mu kintu kimwe, hanyuma kandi tukanumva ko inyungu z'intambara n'ingaruka zazo tugomba kubisangira no kubifatira umwanzuro wabyo twese turi bamwe. Kagame iki kintu turamaze tugikoze neza, tukacyumvikanaho neza, Kagame na FPR Inkotanyi mu mezi make bazasigara ari amateka mu Rwanda n'ahandi hose. Hari abantu bibwira ko urugamba ruzarangirira muri village Urugwiro gusa. Narababwiye ubutegetsi bw'u Rwanda ntago umutima wabwo cyangwa icyicaro cyabwo kiri muri village Urugwiro, ntago kiri ari i Kigali. Kuko bura butegetsi bw'u Rwanda hari umuntu wabushyizeho, arangije n'uyu munsi ni ukigushorera abugeza agomba kubugeza. Ariko ibi ntago bikuyeho yuko abanyarwanda bavukijwe uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, batahangana n'ubutegetsi bwabambuye ubwo burenganzira. Ni ibintu baje kubona abantu basigaye ntaho gufata icyemezo n'umwe uhari, n'uhari mugenzi wakamurwanya, uhari mugenzi wakamurwanya. Ugasanga abantu basaze muri ibyo ngibyo, imyaka 30 ninga irashize, n'ejo hazashira indi. Ugasanga rwose mu by'ukuri Kagame we yicaye aho ngaho ariturije, yica uwashaka, n'ejo ashatse yagaba ibitero n'ahandi hanashaka kubigaba, cyangwa se akanabireka intambara niwe ufite uko azoriyanta. Ariko ibi bintu bikomeje gutuma abana b'u Rwanda bakomeza gushirira mu ntambara z'urudaca, n'abandi bakandarikwa abagore bacu, ugasanga babaye indaya n'abakobwa bacu na ba mama bacu, ari ukwirirwa bateza abagabo ku mihanda.
ibi ni ibintu bibabaje cyane mu gihe abahungu bacu basaza bacu na ba data n'abandi bose usanga barabaye bazambaye ibobo. Umuntu yigeze kubereka amayibobo zihari i Kigali ukuntu zingana, ariko ukibaza Kagame yubakiye nde? Ese yavanguye abantu gute kugira ngo yubakire bamwe bagire aho baryama abandi basigare bambaye ibobo? Ukumva ari ibintu bikomeye cyane. Nshoje rero mbifuriza umwaka mushya w'2026. Uyu mwaka uzababera umwaka w'intambara nk'uko nabibabwiye no kuzitsinda. Nta muntu wese ushobora kwifuriza amahoro muri uyu mwaka. Nanjye ntayo mfite, kandi nanjye ndazi ko nayo mfite uyu munsi. Ndamutse ngeze ku cyo nshaka kugeraho nkabona imbaraga n'urugamba nahita dutangira aka kanya. Rero uzababera umwaka wo gutsinda intambara zose muzajyamo. Abankurikiye n'abazankurikira mu bihe bitaha, Uwiteka abaha amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.